Twongere tubasuhuze nshuti mukurikirana ibiganiro byacu dukunda kubagezaho umunsi ku munsi, reka twongere uyu munsi dusubize umukunzi wacu watubajije ku miti wakoresha mu gihe waba ufite ikibazo cy'ubuheri. Ubuheri buri ku mubiri wawe hari ubwo twita shishikara, hari urukerera, hari uburima. Ibyo byose tugiye kubabwira umuti ishobora kubivura: ubuheri, urukerera, uburima ndetse na shishikara, indwara zikunda kuzahaza abantu, zimwe mu ndwara z'uruhu zizahaza abantu benshi, ariko nyamara imiti yazo akaba ari imiti yoroshye, itagoye kandi imiti iboneka, ku buryo nawe ushobora kuwufata uwo muti ukaba wawukoresha ndetse ukabasha gukira ikibazo cy'izi ndwara z'uruhu, ari ubuheri, ari shishikara, ari urukerera, ari uburima. Iyi miti ngiye kubabwira irazivura zose, ugakira neza cyane, ukongera ukagira uruhu rwiza, uruhu rumeze neza cyane. Umuti wa mbere rero wakoresha mu gihe uhuye n'iki kibazo cy'uburwayi bw'ubuheri cyangwa se uburima cyangwa shishikara cyangwa urukerera, ushobora kwifashisha iyi miti ikurikira. Umuti wa mbere wakoresha ni umukararambwe cyangwa se urukararambwe. Urukararambwe nta kundi uzarukoresha, uzafata urukararambwe urusekure, hanyuma numara kurusekura uvangemo n'amaganga y'inka, hanyuma numara kubivanga ujye wisiga, nta minsi izashyira udakize. Amaganga y'inka, ubwo wareba ahantu boroye inka ugafata kwa rukararambwe ugasekura, ukavangamo amaganga y'inka ukisiga, ikibazo cy'ubuheri gihita kigenda burundu. Umuti wa kabiri ushobora gukoresha ni umusororo. Ufashe umusororo nawo ukaba wawusekura, hanyuma ukavangamo na pudre iyi ngiyi bisiga, ugafata wa musororo wasekuye ukavangamo pudre, hanyuma ugasiga ku mubiri hahandi hari ikibazo cy'uburwayi bw'uruhu, hari ubuheri cyangwa se mu gihe ufite ikibazo cy'ubukerera cyangwa urwaye uburima cyangwa urwaye na shishikara, ukabyisiga, ugafata umusororo ukavanga na pudre wawusekuye ukisiga, icyo kibazo cy'indwara z'uruhu gihita gikemuka. Hanyuma uwa gatatu wakoresha ni umukobagwa. Umukobagwa ni wo wundi wakoresha, nawo uraboneka cyane kandi uboneka bitagoye. Nta kindi wakora rero, ni ugufata imizi yawo. Ushaka imizi yawo, hanyuma wamara gufata iyo mizi ukayanika ikabanza ikumuka, yamara kumuka ubona yumutse neza, ugafata ya mizi ukayiteka mu mavuta. Ntabwo ari amavuta y'ubuto, amavuta y'inka. Ukayiteka mu mavuta y'inka, hanyuma wamara kuyatekamo ukaza kuyungurura, ya mavuta niyo wisiga. Ufashe uwo mukobagwa ugafata imizi yawo ukayiharura neza ukayanika, yamara kuma ukayiteka amavuta y'inka, si ngombwa ko uteka mwinshi, uteka gake rwose, hanyuma ukajya wisiga. Cya kibazo cy'uburwayi bwa shishikara cyangwa urukerera cyangwa uburima n'ubuheri kirarangira neza burundu. Murakoze rero, ngira ngo uwagira icyo kibazo yazajya yivura mu buryo bwiza kandi bworoshye. Mbabwire ngo Imana ibarinde kandi mukomeze kugira ibihe byiza.